kiganiro. Reka dusenge. Mana data mu izina rya Kristo Yesu, umwami n'umukiza wacu, turagushimye. Uri Mana nziza, uradukunda kandi utwitaho. Ubuntu bwawe utugirira burahambaye, ntago twabusobanukirwa keretse umwuka wera amurikiye intekerezo zacu kugira ngo tubashe kumenya, kandi turasaba kugira ngo uwo mwuka aduhe kumva no kumvira mu izina ryera rya Yesu. Amen. Reka dusome byibura imirongo itatu ibanza kugira ngo tubashe kuganira kuri iki gitabo cy'Abefeso mu gice cyaho cya kabiri uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Haragira hati: namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigendo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikije ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi kubwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Reka dushingire kuri iyi mirongo, iyindi yo turagenda tuyiganiraho uko bwije, uko ikiganiro kigenda gikomeza. Icyo tugiye kureba muri iyi mirongo igera ku 10 ni imibereho yacu ya kera, twebwe abizera, no kuvuga imibereho twabagamo kera. Ku batarizera birumvikana ko ariyo mibereho bakirimo iyi tumaze gusoma. Hanyuma reka turebe imibereho yacu ya kera no kuremwa gushya muri Kristo Yesu nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Mu gice cya mbere kibanza cy'iki gitabo cy'Abefeso, kivuga cyangwa se kigaragaza imbaraga zikomeye z'Imana zagaragaye mu kuzura ndetse no kuzamurwa kwa Kristo mu ijuru, kandi izo mbaraga zikaba zarahawe itorero nk'uko twabibonye mu biganiro byabanje. Mu Befeso rero igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza 10, izo mbaraga zigaragazwa binyuze mu mpano ikomeye kurusha izindi, ariyo Paulo yavuzeho cyane. Imana yahaye abantu bayo ariko gakiza kabo no kuzurwa bava mu rupfu rw'umwuka bagahabwa ubugingo buhoraho. Mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya mbere uhereye ku murongo wa 18 kugeza umurongo wa 39, Paulo yavuze cyane byimbitse ku byerekeye icyaha n'agakiza. Mu gihe yandikaga uru rwandiko rw'Abaroma mu mwaka wa 57 nyuma ya Yesu, icyo gihe yari amaze amezi 3 mu majyepfo y'Ubugiriki, muri Akaya, ari mu rugendo rwe agiye Yerusalemu. Ibi tubibona mu byakozwe n'intumwa 21 kugeza 3. Nyuma y'imyaka hafi 5, Paulo nibwo yongeye kugaruka kwandikira Abefeso, yongera gusubiramo izo nyigisho yavuze mu gice cya mbere cy'Abaroma. Yazisubiyemo rero mu mirongo iyi mirongo 10 migufi yo muri iki gice cya kabiri cy'Abefeso, asobanura mu buryo bwumvikana uburyo twakijijwe uburetwa bw'icyaha binyuze, cyangwa se uburyo twakijijwe uburetwa bw'icyaha binyuze mu rupfu rwa Kristo ndetse n'ubuzima bushya dufite twahawe na Kristo. Ukuri kugaragara muri iki gice ni ishingiro ry'imigisha y'umwuka yavuzwe mu gice cya mbere, kandi herekana uburyo ibibazo byaganiriwe muri iki gice, cyangwa se Paulo yavuze muri iki gice, n'uburyo byakemurwa. Reka noneho turebe kimwe ku kindi. Duhere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3, hagaragaza uburyo icyaha gishyira abantu mu buretwa kandi kikazana urupfu, kuko yavuze ngo mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. Mu by'ukuri ikibazo gikomeye cy'abantu batazi ni uko mbere y'uko tumenya Yesu twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Tubibona mu murongo wa mbere. Nyuma yo kuvuga ku mbaraga z'Imana zikorera mu buzima bw'abizera, twebwe abizera, Paulo ahindukirira ikibazo cyahashize h'umwizera. Ingaruka z'icyaha ku bantu batari bavuka ubwa kabiri, baracyapfuye mu buryo bw'umwuka. Intego ye ni ukugaragaza imbaraga z'Imana. Paulo nicyo ashaka kugaragaza mu kwerekana uko zanesheje uburetwa bw'icyaha binyuze muri Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu. Zanesheje urupfu kandi zikazura abahindukiriye Kristo bakagira ubugingo bushya, cyangwa se zikazura abizeye Yesu Kristo zikabaha ubugingo bushya. Abatizera baracyari mu butware n'ubutegetsi bw'ibicumuro n'ibyaha. Mu yandi magambo, mu buryo bw'umwuka imbere y'Imana baracyapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro byabo, nk'uko twabibonye mu murongo wa 7 ko igicumuro cyerekana uruhande rw'amategeko n'icyaha kirwanya amategeko y'Imana kandi kikazana gucirwaho iteka. Niko Paulo avuga yuko ibyaha cyangwa se igicumuro kizana gucirwaho iteka. Rero tubona ko urupfu rw'umwuka rwinjiye mu isi
binyuze cyangwa se bitewe n'icyaha cya Adamu, nkuko tubibona mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 12. Kandi ingaruka yarwo ni ukuvuga urwo rupfu igera ku bantu bose, kuko mu Baroma 6:23 haragira hati ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Urupfu rw'umwuka rero ni ukutandukana n'Imana burundu. Ni ukuvuga abantu iyo batari bizera Yesu baba batandukanijwe n'Imana, kuko icyazanye Yesu ni ukugira ngo yongere yunge abantu n'Imana, bahabwe ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu. Mu by'ukuri rero ikibazo gikomeye nanone cya kabiri tubona hano mu murongo wa 2 n'uwa 3, uburetwa bw'icyaha n'umubiri, Paulo noneho abisobanura neza ibyatugengaga n'ibyo twakurikizaga n'ibyo twibwiraga n'uburyo twari turiho mbere yuko tumenya Yesu. Uru rupfu cyangwa uku gutandukana n'Imana nibyo byarangaga imibereho ya mbere y'Abefeso, ariko natwe twese abatari bizera. Kandi iyo mibereho yo gutandukana n'Imana yabashize mu bubata bw'ikibi cyangwa mu bubata bw'icyaha. Niyo mpamvu Paulo yita abatari bizera abita bari mu bubata bw'icyaha, kuko batari bavirwa n'umucyo wa Kristo ngo bamenye ukuri. Paulo rero asobanura iyo mibereho mu buryo butatu. Icyambere yavuze ko bakurikiza imigenzereze y'iyisi, bakurikiza inzira z'iyisi. Mu magambo asobanutse bagenda bakurikiza igihe cy'iyisi. Ibi bivuga ko ubuzima bwabo butegekwa cyangwa bwategekwaga n'imico mibi iranga isi n'ubuzima bw'icyaha buranga isi. Paulo akoresha ijambo ry'ikigiriki ainon mu buryo bw'Abayahudi rivuga igihe cyangwa ibihe, risobanura iki gihe cy'ibyaha kandi gitandukanya abantu n'Imana, bityo abantu bakaba bakeneye agakiza ka Kristo kugira ngo babashe kurokoka iki gihe kibi cy'umwijima. Icya kabiri Paulo agaragaza muri uyu murongo, bari munsi y'ubutegetsi bw'umwami utegeka ikirere, ari we Satani. Uyu mwami ni Satani uvugwa nk'ikiyoka kinini gitukura mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 3 kugeza 4. Washutse kimwe cya gatatu cy'ingabo zo mu ijuru, maze bakirukanwa mu ijuru bakajugunywa mu isi, aribyo uyu munsi tuzi nk'abadayimoni. Abadayimoni ni abamarayika bangana na 1/3 Satani yashutse akabemeza kugomera Imana, bakajugunywa mu isi. Iyi si ni nkaho ari gereza yabo, kuko nusoma urwandiko rwa 2 rwa Petero 2:4 bayizereramo. Yuda igice cya 1 umurongo wa 6 harabivuga. Ariko Imana yabemereye kugira ububasha runaka muri iyi si. Niyo mpamvu mubona Satani akitugerageza. Imana ntabwo yahisemo guhita imurimbura. Mu by'ukuri Imana itwereka neza yuko igihe nikigera izamurimbura, ariko mu by'ukuri ibemerera ko bagira ububasha ku bintu bimwe na bimwe. Ni Imana ibyemera, ntabwo babikora ku bw'imbaraga zabo, kuko ntabwo bafite imbaraga ziruta iz'Imana. Niyo mpamvu Satani rero muri iyi mirongo yitwa imana y'iki gihe. Nanone tubibona mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 4, umwami w'iyi si. Tukabibona muri Yohana 12:31, tukabibona nanone muri Yohana 14:30 ndetse na 16:11. Kandi no mu butumwa bwiza yitwa umwami w'abadayimoni. Niwe mutegetsi w'igihugu cye cyangwa se w'ubu bwami bw'umwijima. Ubwami bwo mu kirere bwerekana igitekerezo cy'Abayahudi ku mbaraga zo mu kirere zikorera mu myanya yo mu ijuru, aho Paulo nawe tugegera mu gice cya 6 yavuze ko dukirana n'imyuka mibi y'ahantu hose ho mu kirere. Paulo rero nawe yarabisobanukiwe nk'umuyuda. Iyo bavuga ubwami mu kirere baba bavuga imbaraga z'abadayimoni. Ni imyuka rero ikorera ku rwego rw'umwuka, ntabwo ari imbaraga zifatika z'umubiri. Rimwe na rimwe njya ntangara mbona abantu ngo basengera abadayimoni bagakubita abandi Bibiliya ngo barirukana abadayimoni. Iyi ni intambara y'umwuka, ntabwo ari intambara ifatika y'umubiri, kuko igihe ukubita umuntu Bibiliya uba urimo kumwica rwose, uba urimo guhohotera umubiri we. Mu by'ukuri icya gatatu Paulo avuga ko ari we mwuka ukorera mu batumvira. Ijambo ukorera niryo ryakoreshejwe nanone ubushize tubibona mu gice cya 1 umurongo wa 20, rivuga ku mbaraga z'Imana zazuye Kristo. Mu buryo bumwe rero twavuga ko Satani afite uruhare rukomeye mu buzima bw'abatizera, mu kubakontorora ndetse no mu gutuma batumvira Imana. Niho twabibonye mu rwa 2 rw'Abakorinto 4:3 avuga ngo n'ab'Imana y'iki gihe yahumye amaso kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana itaboneka utabatambikira.
igikorwa rero cye cy'umwuka kibaha imbaraga zo kutumvira Imana, gituma yemeza abantu ko badakwiriye kumvira Imana. Abana batumvira ni imvugo y'Abayahudi ivuga ko ubuzima bwabo burangwa no kutumvira Imana. Bahitamo kwanga ubushake bwayo, bagahitamo kubaho mu cyaha, bagahitamo kubaho mu buzima bw'icyaha. Mu by'ukuri rero nagira ngo turebe uburyo Pawulo akoresha ibi bintu ko ari bitatu. Ni umwuka ukorera mu batumvira, ni abantu bategekwa na kamere yaso ndetse n'imigenzo y'iyi si. Ibyo nibyo biranga ubuzima bw'abantu batarizera Yesu. Reka rero turebe nanone ku mbaraga za kamere y'umubiri. Mu murongo wa 3 Pawulo ashyiramo nawe ubwe, yishyiramo ubwe nawe n'abakozi bagenzi be cyangwa se Abayahudi, aho akoresha ijambo twese twari muri bo. Mu mirongo 2 ya mbere hibanzwe cyane ku mbaraga zituruka hanze, ari imbaraga, ni ukuvuga imbaraga z'igihe cy'iyi si n'imbaraga za Satani. Hano noneho yerekana imbaraga zituruka imbere, arizo mbaraga zituruka muri kamere yacu. Rimwe na rimwe njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo umwanzi ukomeye w'ubuzima bwacu dufite ntabwo ari Satani. Umwanzi ukomeye w'ubuzima bwacu dufite ni kamere y'ibyaha byacu. Kamere y'ibyaha byacu niwe mwanzi ukomeye dufite. Rero Pawulo yerekana imbaraga zituruka imbere, arizo mubiri cyangwa kamere y'ibyaha, mu buryo butatu nibura, cyangwa se bubiri cyangwa butatu. Icya mbere avuga ku irari ry'umubiri, bakurikiza irari ry'umubiri. Ni imbaraga zo kwikunda zituma umuntu ashaka ibyishimo no kwirinda ububabare uko byagenda kose. Abantu bagashaka kumva bagukoresha imbaraga z'umubiri zituma birinda ibibi byabageraho. Mu by'ukuri icyo Pawulo avuga hano, nkuko Pawulo abivuga, ni igice cy'umuntu wa kera. Iyo avukoresha ijambo umubiri aba avuga ku gice cy'umuntu wa kera, nkuko tubibona mu gice cya 4 umurongo wa 22, gifite kamere yo gukora icyaha no kugomera Imana. Ku mukristo nubwo umuntu wa kera apfa mu gihe cyo guhinduka, ibishuko bigumaho. Ku batizera bo irari rirabayobora imbere muri bo, rirabategeka. Ku bakristo ni ibishuko byo hanze biturwanya, ariko ku batizera bo ni irari rya kamere riyobora imitima yabo. Ibi ni ibintu bibiri bikwiriye gutandukanywa mu buzima bw'abantu, bakabimenya ko utizera abayoborwa na kamere y'irari rye, hanyuma abizera ni ibishuko bishaka kurwanya ubuzima bw'umwuka buri imbere muri bo. Icya kabiri yavuze hano, bakurikiza iby'umubiri ushaka, ni ukuvuga ibitekerezo byawo bwite. Ibi bivuga ko icyaha kitari mu bikorwa gusa, ahubwo no mu bitekerezo. Hari abantu benshi bajya bibwira ko ubwo nta kintu, cyangwa se ubwo nta kintu gifatika yakoze, ntabwo yakoze icyaha. Ubwo atasambanye ntabwo yakoze icyaha. Ariko Yesu yabivuze yeruye, aravuga ngo nureba umugore wundi akamwifuza aba amaze gukora icyaha. Bivuga ngo icyaha si icyo wakoze, ahubwo icyaha ni icyo watekereje, ni icyo wagambiriye muri wowe. Hanyuma ibyo wakoze inyuma ni ingaruka z'icyo cyaha, cyangwa se ni ibyagaragaje ibiri imbere muri wowe. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyuzuye umutima nibyo akanwa kavuga, cyangwa se mu yandi magambo ni nabyo amaboko akora. Bivuga ko rero icyaha kitari mu bikorwa gusa, ahubwo no mu bitekerezo. Iyo icyaha kigaruriye ibitekerezo, kiyobora n'ibikorwa. Mu yandi magambo, iyo icyaha cyamaze gufata bugwate intekerezo z'umuntu, kiyobora n'ibikorwa bye. Icyo gihe umuntu aba ari imbata, ntabwo aba agishoboye kwikura muri ubwo bubata, nta nubwo aba agishoboye kwikiza. Kuko ntabwo iyi imbata ntabwo yakwikiza ngo bishoboke. Imbata iguma mu bubata iteka. Imbata ikenera uyibatura. Imbata ikenera umuntu ushobora kuyibatura, ariko imbata ubwayo ntabwo ishobora kwibatura. Umuntu wese rero, ibitekerezo n'imyitwarire, iyo ataramenya Yesu, aba ari mu bubata bw'iyo mitekerereze yo kwikunda no kunezeza kamere ye. No kunezeza kamere ye. Abayahudi rero bavugaga ku ntambara hagati y'icyifuzo cyiza n'ibyifuzo bibi. Ku batizera akenshi ibyifuzo bibi nicyo gitsinda. Niyo umuntu yaba asa n'uwitonda mu maso y'abantu, cyangwa asa n'umeze neza mu maso y'abantu, ibyaha bito nko kwifuza irari, gukunda ibintu by'isi, kurakara byoroshye, nabyo ni ugukurikiza irari ry'iyi si na kamere y'ibyaha.
icya gatatu Pawulo yavuzeho ni ukugirirwa umujinya n'Imana ku bwa kamere yabo. Iyo Pawulo avuga ku bwa kamere cyangwa ku bwa kavukire, aba avuga ku nyigisho y'uko icyaha cya Adamu cyageze ku bantu bose, kuko Adamu yacumuye tukiri mu rukiryi rwe, yacumuye tukiri muri we. Bityo abakomoka kuri Adamu bose ni abanyabyaha mu miterere yabo, ni abanyabyaha muri kamere yabo, ni abanyabyaha mu myumvire yabo, kandi baciriweho iteka ryo kurimbuka. Mu Baroma 5:12 hatubwira yuko nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Asobanura ko icyaha cyinjiye mu isi binyuze muri Adamu, kandi abantu bose bakomoka kuri Adamu ni abanyabyaha. Bityo bose bafite kamere ibogamira ku cyaha, kandi ntibishobora kumvira Imana, ahubwo bashaka kuyoborwa n'ubushake bwabo aho kuyoborwa n'ubushake bw'Imana. Kubera ko kamere y'umuntu igengwa n'icyaha, abantu bose nabo nabo kugirirwa umujinya n'Imana ku bwa kamere yabo. Icyaha kidutandukanya n'Imana kandi kikaduhindura abanzi bayo. Bityo rero umuntu wese uguma mu cyaha azahura n'urubanza n'uburakari by'Imana bizagera ku batizera bose. Tugomba kumenya ko Imana ari iyera. Ubutungane bwayo bugizwe n'ibintu byibura bibiri bifitanye isano: ubutabera n'urukundo. Ntabwo urukundo rubangamira ubutabera bw'Imana, ntabwo urukundo rw'Imana rubangamira ubutabera bwayo, nta nubwo ubutabera bwayo bubangamira urukundo rwayo. Ubutabera bwayo busaba ko icyaha gihanishwa urupfu. Ibyo nibyo Kristo yakoze ku musaraba, apfa mu cyimbo cyacu. Imana imuhanira icyaha cyacu kugira ngo duhererwe ubugingo muri we, kandi Imana ikomeze idukundire muri we. Ariko urukundo rwayo rwayiteye gutanga umwana wayo nk'igitambo n'impongano ku bw'ibyaha by'abari mu isi. Abanga iyo mpano y'urukundo bazahura n'uburakari bwayo, ni ukuvuga igihano gikomeye cyo gukiranuka kw'Imana. Imana izabasohozaho ubutabera bwayo. Niyo mpamvu muri Yohana 3:18 haragira hati: dore uwizeye uwo mwana w'Imana afite ubugingo buhoraho, ariko utaramwizeye iteka amaze kuricirwaho, kuko atizeye umwana w'Imana utanga ubugingo buhoraho. Kwanga urukundo rw'Imana, kwanga urukundo Imana yatanze ngo mu isi ngo ikize abari mu isi, nicyo gihano, nibwo bugome bukomeye, ni nacyo kizatuma Imana ihana abanyabyaha itababariye rwose. Bibiliya iravuga ngo niba itababariye ab'i Sodomu n'i Gomora, ikabarimbura ibajijije ibyaha byabo, izabura ite guhana ab'iki gihe biyobagiza bagakerensa amaraso y'umwana w'intama w'Imana bejeshejwe. Rero mu murongo wa 4-7 tubona ko Imana yaduhinduranye bazima na Kristo. Mu murongo wa 3 Pawulo yagaragaje ubutabera bw'Imana, ariko hano ahindukirira ku kugaragaza imbabazi n'urukundo byayo. Nta cyizere cyari ku kiremwa muntu cyari gutuma we ubwe ambona ko akwiriye kubaho, kuko nta muntu washoboraga kwikuraho kamere ye y'ibyaha, nta muntu washoboraga kwishyura ikiru cy'ibyaha bye, kubera ko kamere yacu ubwayo yarangiritse. Nta kiguzi twari gutanga cyashoboraga kuba gihagije ngo gihongerere ibyaha byacu cyangwa kidukize muri kamere yacu y'ibyaha. Imana ubwayo niyo yishyuye ikiru cy'ibyaha byacu muri Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu. Reka turebe mu murongo wa 4-5 hagaragara urukundo rw'Imana rwatumye iduha ubugingo buhoraho. Aho niho Imana y'imbabazi yinjirira igatabara, kuko twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ibyo twagenderagamo dukurikije uyu mwami utegeka ikirere n'umwuka ukorera mu batumvira. Ariko ijambo ry'Imana umva uko ritubwira, riratubwira ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi. Hari itandukaniro hagati yo kugira imbabazi no gutunga imbabazi. Imana ntabwo igira imbabazi gusa, ahubwo Imana ni umutunzi w'imbabazi. Aha rero niho Imana yinjiriye kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, kubwo ko ari umutunzi w'imbabazi, niho Imana yinjiriye iradutabara ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Imana rero yatwishyuriye igiciro tutari kubona. Mu isezerano rya kera ijambo yawe rivuga nk'Imana, risobanura Imana y'impuhwe n'ineza, yuzuye urukundo n'ubudahemuka. Urabisoma mu Kuva 34:6, Zaburi ya 86:15 ndetse na Zaburi 103:8. Imbabazi zayo ntizishingiye ku byo twakoze, ahubwo zishingiye ku rukundo rwayo ruhoraho ibihe byose, kandi rushingiye ku mbabazi zayo zishingiye kuri urwo rukundo rukomeye yadukunze. Kandi niko tubibona mu Baroma 5:8 haragira hati: kandi Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda,
ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Ibikubiye muri uru rwandiko byose bishingiye kuri urwo rukundo rw'Imana, no kurema isi byaturutse kuri urwo rukundo rw'Imana. Imana yaremye isi kuko yashakaga abo n'ibyo isukaho urukundo n'impuhwe byayo. Ariko no muri icyo cyemezo Imana yari izi ko icyaha cy'umuntu kizahungabanya uwo mugambi wayo wo kubana n'Imana. Bityo rero yari ibizi ko ari ngombwa kohereza umwana wayo ngo abe igitambo cy'impongano kiducungura, kikadukuraho urubanza rw'ibyaha, hanyuma twebwe abari bakwiriye kurimbuka tukakira imbabazi n'urukundo by'Imana ihoraho. Urukundo rw'Imana rugaragarira muri Kristo. Ni insanganyamatsiko y'ingenzi muri uru rwandiko, turibuze kubireba. Kandi urukundo dukundana rushingiye ku kuba twarazuwe n'urukundo rw'Imana, cyangwa se twaranyuzwe n'urukundo rw'Imana. Ingaruka y'imbabazi n'urukundo by'Imana ni uko yaduhinduranye bazima na Kristo. Iri ni ijambo rya mbere mu magambo atatu ari mu murongo wa 5 na 6. Atangizwa n'ijambo ry'ikigiriki risobanura hamwe na, yatuzuranye na, yaduhinduranye bazima nawe, yatuzuranye nawe, itwicazanya mu ijuru hamwe nawe. Ibi byose ntibyashoboka tutari umwe na Kristo. Kugira ngo ibi bishoboke ni uko ugomba kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ugahinduka umwe na Kristo. Hanyuma iyi uniqueness cyangwa se iyi union, ubu bumwe bwihariye hagati y'umuntu n'Imana, bukabasha gutuma uhinduranwa muzima na Kristo. Kandi twebwe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Twabonye rero ubugingo muri Kristo. Kristo yapfuye kugira ngo aducungure kandi atubabarire ibyaha byacu, kugira ngo tugire ubugingo bushya muri we. Igihe twizereye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, tukamuhindukirira, imbaraga ze zaradukijije, zituzura mu buzima bw'urupfu nk'uko twabibonye. Hanyuma mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 18 na 21 havuga ko imbaraga z'Imana zazuye Kristo mu bapfuye zikamwicaza iburyo bwayo. None izo mbaraga nizo yaduhaye kuba hamwe nawe, cyangwa se kuduhindura umwe nawe, bityo tugasangira izuka n'icyubahiro cye nk'uko ibyanditswe byera bibivuga. Rero ubumwe dufitanye na Kristo butumwa natwe dupfa ku cyaha tukazukira mu bugingo buhoraho. Ibi bigatangira igihe duhindutse, si mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo gusa, ahubwo ibi ngibi ubugingo buhoraho tubuhabwa tukimara kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kugira ngo Abefeso rero basobanukirwe neza akamaro k'ubuzima bushya bafite muri Kristo, Pawulo yongeyeho ati, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Agakiza katurutse ku buntu bw'Imana. Nta mbaraga z'umuntu zashoboraga kukageraho. Nta buryo umuntu w'umunyabyaha yabona gukizwa we ubwe ku giti cye. Imbabazi n'ubuntu by'Imana birasa cyane mu busobanuro. Imbabazi ni kamere y'Imana ituma igirira abantu neza, naho ubuntu ni impano iduha tutayikwiriye. Iyo mpano ikadukiza, igatuma ubwo buntu bw'Imana butugirira neza. Agakiza rero ni ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Ntibushingiye ku bushobozi cyangwa ku gaciro k'umuntu, ahubwo bushingiye ku rukundo n'imbabazi by'Imana gusa. Ijambo mwakijijwe riri mu gihe cyatambutse, ibyo bita perfect tense. Rigaragaza ko agakiza kacu gashingiye ku gikorwa cyabaye kera, aricyo rupfu rwa Kristo ku musaraba. Ingaruka z'icyo gikorwa ni agakiza kacu ubu ngubu dufite ku bamaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Agakiza bivuga ko twakijijwe umujinya w'Imana, tukinjizwa mu muryango wayo nk'abana bayo. Ibyo muzabibona mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 14 kugeza 17. Ijambo kuba yaradukijije rihuriza hamwe ibintu byibura bitatu: yaduhinduranye bazima na Yesu, yatuzuranye na Yesu, yatwicazanyije na Yesu mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ni mu bisoma mu murongo wa 6 murabibona. Rero agakiza katumye hari ibindi ko rero umujinya w'Imana uwo izasuka ku banyabyaha batizera, kandi twahawe imbaraga zo kunesha imbaraga mbi zashakaga kuturimbura. Reka noneho turebe urukundo rw'Imana rwatumye itwicarazanya Kristo mu ijuru. Mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 4 Pawulo akoresha umubatizo nk'ikigereranyo cy'agakiza. Avuga ko twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, natwe abariko tugendera mu bugingo bushya. Ubu bugingo bushya buturuka mu bumwe dufitanye na Yesu iyo tumaze kumwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Nk'uko dusangira urupfu rwe,
dupfa ku cyaha niko dusangira n'izuka rye tukazukira mu bugingo buhoraho. Niyo mpamvu haba hari ikibazo iyo umuntu avuga ko yizeye Yesu ariko mu by'ukuri akaba nta buzima buhindutse abaho. Hano haba hari ikibazo cyo kwibaza. Ariko si n'ibyo gusa, tunasangira n'icyubahiro cye kuko yadushyize hamwe nawe mu ijuru muri Kristo Yesu. Rero ibi ngibi bivuguruza abantu bavuga ngo Mana uzaduha ubugingo, Mana uzagire gute, Mana uzaduha iherezo ryiza. Niba iryo herezo utarifite risabe Yesu ariguhe. Niba iryo herezo utarifite akira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, umwizere nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Iryo herezo ryiza urihabwe, uribane muri iyi si kugeza igihe Imana izaguhamagarira ukavira muri iyi si. Niba utararibona ubwo bugingo, izere Yesu aguha ubwo bugingo, hanyuma ubwo bugingo bubane kugeza igihe Imana izaguhamagarira ikagukura muri iyi si. Ariko abagisenga basaba ubugingo, hari icyo mutari mwamenya, hari icyo mutari mwamenya, ni Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu. Uwo ntabwo mwari mwamumenya kandi mukeneye kumumenya kugira ngo mumwizere. Rero mu Befeso 1:20 havuga ko Kristo yicazwe iburyo bw'Imana mu ijuru. Ibi byakuwe muri Zaburi y'110 umwe mu mirongo yo mu isezerano rya kera uvugwa cyane mu isezerano rishya. Aha niho gusa mu isezerano rishya iri jambo rikoreshwa kubera cyangwa kubizera. Bisobanura ko dusangira no kwimana kwa Kristo cyangwa se kwimana na Kristo iburyo bw'Imana Data wa twese. Twicaye hamwe nawe, dusangiye intsinzi ye, dusangiye reka mbivuge neza, dusangiye intsinzi na Kristo kuko twicaranye na Kristo mu ijuru aho yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese. Kwicara iburyo bw'Imana Data wa twese ni ikimenyetso cy'ubutware, ni ikimenyetso cy'intsinzi, ni ikimenyetso cy'ubushobozi. Ubwo bushobozi rero niyo ntsinzi n'ubutware tubisangiye na Yesu, kuko ubugingo bwacu buhishanwa na Kristo mu Mana kandi twicaranye na Kristo mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ariko ibi ntibivuga izuka ry'umubiri rizaba ku kugaruka kwe, ahubwo ni ikigereranyo cy'umwuka cy'ibyo dufite ubu ngubu. Dufite ubugingo buhoraho, ntabwo ari icyo tuzahabwa, ahubwo tumaze kwizera duhabwa ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho rero ni ubwacu ubu ngubu, ariko kuzura kwabwo kuzaba neza mu gihe Kristo azaba agarutse. Pawulo yavuze ko turi abenegihugu b'ijuru ubu ngubu, dutegereje ko iyo ntera yuzura nkuko tubibona mu Bafilipi ndetse no mu Bakolosayi. Aha tubwira ko nubwo tuba hano ku isi dushobora gushaka no gutekereza cyangwa se guhoza umutima ku biri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese adusabira. Ubwiza bwacu twahaweho umusogongero ariko ntiburahishurwa rwose. Imbaraga z'abadayimoni ntiziditeka bizera kutumvira Imana. Umutware wabo yaraneshejwe mu buzima bw'abera kuko bicaranye na Kristo mu mwanya w'ubushobozi n'ubutware. Mwibuke neza ko mu bice bibanza twabonye ko izo mbaraga n'iz'Imana iha abizera. Ijambo ubutunzi buhebuje byose ntarageraho. Intego y'ibi mu murongo wa 7 ni ukugira ngo Imana mu bihe bizaza yerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose. Imana yakoresheje urukundo rwayo n'imbabazi byayo kugira ngo yerekane ku mugaragaro ubuntu bwayo butangaje. Ibyaremwe byose bigomba gutangarira ubuntu bwayo, ariko cyane cyane twebwe abamaze kubwakira no kubwizera. Ijambo ubutunzi buhebuje byose rero ritwibutsa mu murongo igice cya mbere umurongo wa 19 ahavugwa imbaraga zihambaye zigaragara mu butunzi budasanzwe bw'Imana, burenze igipimo abantu bashobora kwibwira. Kandi izo mbaraga n'ubwo butunzi byasutswe ku bwoko bwayo. Mu rukundo rwayo rero Imana ntiyaduhaye agakiza gusa, ahubwo yaduhaye n'ubugingo buhoraho. Ntiyatuzuye gusa, ahubwo yadushyize mu mwanya w'ikuzo muri Kristo, ihindura imibabaro yacu icyubahiro. Ibi byose byagaragajwe n'ineza yayo yatugiriye muri Kristo Yesu, kugira ngo dusobanukirwe ubugari n'ubunini bw'urukundo n'imbabazi by'Imana. Twibuke ko ubwo twari tukiri abanyabyaha Kristo yadupfiriye. Imana yerekanye urukundo rwayo, yadukunze ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Muri Tito igice cya 3 umurongo wa 4-5 havuga ko ubuntu bw'Imana n'urukundo by'Imana bibonetse iradukiza, itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo n'ubuntu bwayo. Ubuntu bw'Imana burenze igipimo kandi ntibwabonerwa iherezo. Si ubw'igihe gito, ahubwo buzahoraho ibihe byose.
atari mu gihe cya none gusa, ahubwo no mu bihe by'iteka ryose. Abayahudi batandukanyaga igihe cya none ndetse n'igihe kizaza. Reka turebe impano y'ubuntu twaherewe muri Kristo Yesu. Dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Nta mirimo myinshi izwi cyane, cyangwa se nta mirongo myinshi izwi cyane nk'iyi ngiyi. Kuva mbere hose muri uru rwandiko, Pawulo yagiye agaragaza ubuntu bw'Imana. None aya magambo abiri ni incamake igaragaza ko ubuntu ari bwo buryo bw'agakiza kacu Imana yaduhaye. Reka mbabwire mwebwe mudukurikiye, Imana yaduhaye ubuntu bwayo busaga muri Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu. Mu buryo bumwe, ubuntu bukubiyemo imbabazi n'urukundo by'Imana. Ntabwo ushobora gutandukanya ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo. Ntushobora gutandukanya ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo. Ntushobora gutandukanya urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo. Kandi imbabonye ntizibangamira ubutabera bwayo. No kurema rero kwaturutse mu buntu bwayo, kuko Imana yari izi ko ibiremwa byayo bizayitera umugongo bigahitamo kwikunda no gukora icyaha. Ariko kandi yarakomeje iraturema, izi neza ko bizasaba ko itanga umwana wayo ngo apfire ibyaha byacu kugira ngo dushobore kuyigarukira. Agakiza n'Imana itangwa n'Imana ku buntu, kandi ishingiro ryako ni ubuntu bwayo. Imvugo mwakijijwe n'ubuntu ni nk'iyakoreshejwe mu murongo wa 5, iri mu gihe cyuzuye, igaragaza ko agakiza ari ingaruka ihoraho y'urupfu rwa Kristo yadupfiriye ku musaraba. Nubwo agakiza kacu kose gaturuka ku buntu bw'Imana, tukakira binyuze mu kwizera. Ukwizera ni ingenzi mu nzira y'agakiza. Ijambo kwizera riboneka kenshi cyane muri iki gitabo, cyane cyane cy'Abaroma, bigaragaza akamaro karyo. Ariko kuvuga ko kwizera ari ingenzi ntibivuga ko ari twe twikiza. Ukwizera ni igikorwa cyo kwemera iby'Imana yakoze kugira ngo idukize, ariko Imana niyo idushoboza kwakira ubuntu bwinshi yaduhaye muri Kristo Yesu. Kuko kugira ngo dukizwe, Imana iratuzura tukava muri rwa rupfu, Mwuka Wera akatuzura, tukabasha kumva ijambo ry'Imana, tukarespondinga cyangwa se tukizera. Nawo rero ni umurimo w'Imana, ntacyo umuntu akora kugira ngo akizwe. Pawulo rero ashaka hano ko abasomyi be basobanukirwa neza ko agakiza katava mu mbaraga zawo, kandi ko badashobora kukabona binyuze mu mirimo yabo. Kuko Pawulo yaravuze ngo ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo dukora kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Hari abatekereza ko iri jambo rivuga kwizera, ariko mu by'ukuri rivuga agakiza muri rusange. Twakijijwe n'ubuntu. Umuntu wacumuye ntashobora kwikiza kuko yapfiriye mu byaha. Imana yonyine kubw'ubuntu bwayo rero niyo ishobora kudukiza. Kubera ko kavukire cyangwa ku bwa kamere twarabo kugirirwa umujinya n'Imana, agakiza gagomba guturuka ku Mana ubwayo, kuko nta muntu wari kubona agakiza ngo bishoboke. Ni impano y'Imana rero. Bivuga ko atari ikintu twabonye kubwo kugikorera, ahubwo ari icyo twakiriye kubw'ubuntu. Agakiza turakakira kubwo kwizera, ntabwo ari ikintu dukorera. Pawulo arongera akabivuga mu murongo wa 9, ntibiva ku mirimo kugira ngo hatagira uwirata. Ukuri kumwe gusubirwamo mu magambo abiri kugira ngo gushimangirwe. Iyo tuza gushobora gukora ibikorwa bihagije byiza byo kudukiza, twari kuba ari twe twicaye ku ntebe y'ubuyobozi bw'ubuzima bwacu, Imana igasigara ku ruhande cyangwa irebera. Ariko mu by'ukuri twari kwirata ibyo twagezeho. Ariko ukuri nuko icyaha kimwe gusa kiduhindura abanyabyaha imbere y'Imana, kandi ntitwashobora gukora ibyiza bihagije byaduhesha imbabazi n'agakiza. Pawulo asobanura ahandi ko imirimo y'amategeko itabasha gukiza umuntu. Umurimo w'amategeko nk'uko abivuga mu Baroma 3:20 ni ukumenyekanisha icyaha. Kwibona k'umuntu rero kuvaho, kuko icyo dushobora kugeraho ku mbaraga zacu ni ugucirwaho iteka gusa, nta kindi, n'urubanza rw'Imana. Nyuma yo gusobanura gutsindishirizwa no kwizera mu Baroma, Pawulo aravuga ati noneho kwirata kurihe ku bantu gushingiye kuki? Nose agakiza gashingiye ku mirimo ntibikabeho. Rero reka dusoza turebe uyu murongo wa 10 uko Pawulo avuga ireme rishya rituma imirimo myiza ishoboka. Mu nsanganyamatsiko y'ireme rishya ni ingenzi cyane mu isezerano rishya. Muri Yohana 1:3-5 havuga ko Kristo ari w'Imana yaremesheje ibintu byose byaremwe binyuze muri we, kandi ko atanga no kuremwa gushya ku mwuka. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo nibwo mucyo w'abantu. Hanyuma
Pawulo aravuga ati umuntu wese uri muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ibyo tubona mu rwa kabiri rw'Abakorinto 5:17, ndetse dushobora no kubibona mu Bagalatiya 6:15. Hano Pawulo aravuga ati turi umurimo w'Imana. Iri jambo ryakoreshwaga no muri Septuagint risobanura igikorwa cy'Imana cyo kurema isi, ndetse no mu Baroma 1:20 hagaragaza ubuhanga n'ubutungane bw'Imana mu kurema umuntu bundi bushya, kuko Imana yaturemye bundi bushya binyuze muri Kristo Yesu kugira ngo yongere kugira ishusho y'Imana. Kuko umuntu amaze gucumura, ishusho y'Imana mu muntu yarangiritse, ariko Imana yongeye kuturemera muri Kristo kugira ngo dusubirane ya shusho y'Imana. Iyo tumaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, dusubizwa bwa buzima, umwuka w'Imana tubyara ubwa kabiri akongera agatura muri twebwe, tugahabwa bwa buzima bwo muri Kristo Yesu. Rero ubuzima bw'izuka si ikintu kizaza gusa, bwatangiye kuba no muri iki gihe cyacu, bwatangiye kuduhindura ibiremwa bishya muri Kristo Yesu. Nkuko Pawulo rero yabivuze, Imana yatuzuranye na Kristo, itwicazanya nawe mu ijuru, ndetse umuntu mushya mu Bagalatiya tubona ko umuntu mushya ahindurirwa gusa n'ishusho yamuremye. Twakira rero ibi byose mu gihe tumaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ishusho y'Imana muri twe yaragaruwe muri Kristo, dusubira ku ntego y'iremwa rya mbere, umugambi Imana yari ifitiye Adamu na Eva. Nubwo imirimo itazana agakiza, niyo ngaruka igaragara y'agakiza. Mu yandi magambo, ntabwo dukora kugira ngo dukizwe, ahubwo dukizwa kugira ngo dukore. Iyo tumaze gukizwa, dukora imirimo myiza yo guhesha Imana icyubahiro, dukora imirimo yo kunezeza Imana. Ariko abakora imirimo kugira ngo bakizwe cyangwa bumve ko bashobora gukiranukira Imana, abo bose ijambo ry'Imana rivuga ko baciriweho iteka, kandi abo bose ntacyo na kimwe bashobora gukora ngo bikize. Iyo mibereho rero ishingiye ku Mana yateguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Mu by'ukuri rero bivuga ko Imana yateguye inzira kugira ngo tuyigenderemo. Icyo twita urugendo rw'umukristo ni inzira y'imiririmo myiza yari yarateguwe mbere y'uko isi iremwa. Iyo niyo nzira Adamu na Eva bagombaga kugenderamo muri Edeni, ariko yandujwe no kurya ku rubuto Imana yababujije. None Kristo yongeye aradutegurira, kandi dushobora kongera kugendera muri iyi nzira igana ku Mana. Nk'uko Imana yadutoranije mbere y'uko isi iremwa, ni nako yateguye mbere y'igihe, mbere y'iteka, inzira twagombaga kunyuramo mu buzima bwacu. Mbere twagenderaga mu nzira y'iyi si, dukurikiza umwuka utegeka ikirere, ukorera mu batumvira, tugendera mu mwijima. None umucyo wa Kristo waraturasiye, utwereka inzira dukwiriye kunyura, kuko Kristo yaravuze ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo. Ahandi yaravuze ngo ni nge mucyo w'isi, umurikira ntazagendera mu mwijima na hato. Iki gice rero ni incamake nziza y'inyigisho za Bibiliya ku byerekeye icyaha n'agakiza. Kubera ko twarazwe kamere y'icyaha kandi tugahitamo kuyibamo ku bushake bwacu, ntitwashobora rero kwikiza. Urukundo rw'Imana nirwo rwayiteye kuturema, kandi urwo rukundo nirwo rwayoboye imbabazi n'ubuntu byayo, bituma yohereza umwana wayo kudupfira kugira ngo tubone agakiza binyuze mu kwizera no kwakira iyo mpano. Ingaruka yabyo rero ni ubumwe dufitanye na Kristo kubera urupfu rwe, mu izuka rye no mu cyubahiro cye. Ibyo byose tubisangiye na Kristo niba twaramaze kwizera. Twahinduwe bazima muri we, twazuranywe nawe, kandi twicazanwa nawe n'Imana muri we. Kubera ibyo ubu dufite imbaraga zo kunesha imbaraga za Satani, imbaraga z'icyaha, ndetse n'imbaraga za kamere. Izo mbaraga tuzifite muri Kristo Yesu, umwami n'umukiza wacu. Ibi ngibi nta muntu wabishobora ubwe ku giti cye, ahubwo Imana niyo idushoboza muri Kristo Yesu, umwami n'umukiza wacu. Niba mu by'ukuri ubu buzima bushya bwo muri Kristo Yesu utari wabuhabwa, ni umwanya wawe. Nawe niba watekerezaga ko agakiza ugahabwa ku byo ukora, cyangwa se ukemerwa n'Imana kubera ibyo ukora, ndagira ngo nkubwire yuko ijambo ry'Imana ritubwira ko dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera.